urabisobanura cyangwa nimba utabisobanura ubwo baranjyana kuri polisi nakwisha. Zana tumuhamagare. Tumuhamagare icyo kuvuga sobanura byagenze. Sobanura. Ninde muntu uko ugomba kwitashire usibye ngewe. Ntunyemere ko nzamuza. None reka mbwira kamera yageze kumera story. Ruko nangiye guseka nanjye narabivuga. Ubwo ngo umupadiri wawe ariko se bite no mwari umukobwa baramaranye igihe bari inshuti. Padiri n'umukobwa se bose bahuriye izo rero abana gutera stories z'amasikama no bavuze inseko. Nose nta mupadiri inshuti yawe muziranye? Aha naye nagiye kujya utofunga. None ibintu byo rega mupadiri nawe ni umuntu. Hanyuma birangije. Noneho biza kugeraho nyine umwashima undi n'undi. Yase ni mase. Nose abantu bose bagenda kwa padiri bari bamasera. Hanyuma umukobwa barabyumvikana aramuga ati nta kibazo ndiwe nzaza ariko umugoroba twiyaranje. Yesu Kristo. Ariko ubwo hakaba arakana kagahereza gahora kabacunga. Padiri baragiye nyine barabyumvikanyeho ariko padiri yambaye ikanzu. Ntari buyikuremo. Ariko yambaye ikanzu biramucanga. None akakana kagahereza hari kari kubarugurukira hirya. Karama padiri amenya ko mari iki. Nuko batayamubwiye ngo nafate akanza ishyire nkayo gutya akora ibyo akora. Hanyuma zugurambaza iki ndumva cyabaye nyine padiri atahise akoresha amenye umurimo wayo. Warenzaho iki kindi se? Wase padiri abakibikoze guta gukana kandi akana bazanga ko kana ko kabwiwe n'iki kamenya ashobora gukora akazi. Abana bo ndume ubwo nani niyo story wayikubwiye? Mfa afite story nyinshi cyane. Ako so utambaje mpamvu mise mpinduka. Ubwo ngiye ntekereje wenda kumera nimushobora kuba mwarashwanye kwa kwenda wajengara twite cyangwa ageze sinzi by'abatamu nige ntago nabyinjiramo. No? Shora ntago bizi. Ariko hari igihe safari. Cyangomba kujyanyira sakazi se ntago bizi. None ubuze gutwita si nkubeshye pe. Reka tumaze igihe nanjye nshaka umwana rero. Nshaka umwana pe. Igihe kimaze kurengerana igihe kimaze kuba kirekire. Ariko urumva kuri aka kanya ikintu cya mbere cyihutirwa ari umwana. Nshaka umwana. Ariko nakweretse gahunda zose mfite. Nkwereka imirongo yose mfite, nkwereka ibintu byose ngomba kubanza kurangiza gukora. None nkabona kuvuga ngo okay undi mwana. Hanyuma imyaka yacu tuzamurere ryari? Myaka ni imibare. Oya nabyo imibare. Ngiye nshaka umwana. Nazira safari turazihorera. Oya. None so umwana tuzamutungisha iki ntajya ayo masafari? Oya. Twumvikane ku kintu. Sibyo? Ibyo by'umwana ndabizirikana nta kibazo pe. Ihangane kabisa ibintu by'abana mu byihoreye. Umwana ajya kugera mu ndugu. Zera. Yes dad. Ese uretse winjira mu nzu ntabwo batubonye. Kuna wanaga musa nkaho umugozi amatwi nawe yumva ibintu bidakwiye. Wumvise iki? Ntabwo yumvise ahubwo kuki muvuga cyane mugatuma umuntu yumva ibintu atagenewe kumva. Ese ni ibiki utagombye kumva twavuze? Bamwe kuvuga ibintu ngo byo kubyara. Ukoreye neza ariko. Ariko si akanya nkeneye kumesa imbindo z'abana kuko ntabwo ushaka muri mwana cyangwa musaza wawe? Oya muri kwihuta cyane. Zera. Twumvikane ku kintu. Listen to me naga kakanya rwose. Je ndi kumva ntari tayari kuba nahika abana. Ese hari umuntu muguhekesheje umukozi azaba hari. Hanyuma se na nyina azaba hari ikibazo ufite ni ikihe? Uri kubivuga neza ko azaba ari muri umunanyi cyangwa musaza wanjye. Ubwo se urumva nta kintu na kimwe nakorera musaza wanjye ariko nabwiraga ko ntari tayari.
Nese ntabwo uri kuva kuguma wenyine we bitakubangamiye uri ikinege iri kumaze gukura nyine gute se uhari se dadi se ahari kandi mfite n'inshuti nta kintu na kimwe ngenda wowe na papa wawe ndabona ibintu byo kubyara mutabishaka ahubwo meno nge ntabwo ariko muhujije igitekerezo nawe nge kubyara ndabishaka nuko mbona igihe kitaragera kandi Zera we ntabyo ashaka completely nta numva rero biratandukanye cyane abatuje so ibintu byo kubyara guzuza ko muri iki gihe ariko bitanagezweho muramfite rega nta n'impamvu yo gukomeza kumva yuko mukeneye abandi bantu ejo nushaka ahubwo mutegereze abuzukura abana bazankomokaho abandi bana mukomeze munaryoherwe umva se ukoreye neza rero ahubwo ndure n'ibitekerezo ahubwo ibyo bintu muri kuvugaho ndumva mwabihindura mukareba ko bafitiye umumaro ibintu by'abana ahubwo bizabagiza uyu mukobwa wawe se ako niwo bizanye nese nareka kubizana gute ngiye nshaka kubyara kandi kubyara ni duwa zanjye ndibyo ndabyemera ni duwa zawe sibyo ariko noneho kugira ngo bizane amakimbirane mu muryango twabyitondera kandi Zera bura ntago ajya apfa kuvuga ikintu kitamubabaje ababajwe no ko yakurikizwa koko sunda yaragiye muri salo urabizi neza ko yaragiye muri salo cyane rwose wari zatamukoreye okay reka muganirize gato ndaje Zana telefone wanayifite wiriwe nanje nagushuje bite biriwe neza yego nese ko niwe guhamagara telefone yawe nuyita kandi uyifite mu ntoki gusa nicyo ashaka kumbwira utabwira umukozi nuko ngo wanabibonye ko naguhamagaye yego nabura kabya tujye tuganira noneho nk'abantu bakuru babibona nanjye maze kuba umukobwa mukuru sibyo wirirwa umpamagara noneho umbwira utuntu wumva tudashinga ntacyo tugiye kubaka ntacyo tugiye kumarira umuntu ngaho ngo cunga amazi ngaho ngo ureba neza ibyo nabahaye byo guteka kandi ibyo batetse ese gezaho gatoya ngombwa ushaka ko nzajya mpamagara nzajya mbigera umukozi ukamenya kumva ndi mu kazi kanjye ndi gukurikirana amasomo yanjye Zela gezaho umukozi azakumenyera buri kimwe cyose uri hano mu rugo nese natugufate nk'umukozi je nyine wakabaye ahubwo umenya yuko ndi umukobwa w'inkumi cyo tukabanza ukacyumvukana cyemera ariko si inkumi tazana ikindi nanga no kukwitabana cyangwa ukabona sinkwitabye jya umuhamagara umuntu meho wese kwitabye gutwaye ko ari mba nahisemo guhamagara bafite ibyo ndimo bise ntabwo bibona Zela upapa waraza asanga wafashe amaserifuri muri aya masomo ndetse narakeneye ku ishuri kuko utagiye ku ishuri ngo wari ujye kwigira erega abagabo ntago bari bitabareba papa nukamufate ngo muvange muri utu tuntu tw'amafuti mba ndimo none se reka mbaze nkubarize Ahubwo abamama twagiye babaye kuza akarya n'ibiryo noneho utanamuteguriye azi ko ntarahanga uri umukobwa w'inkumi mu rugo umukobwa utazamenyera se ikintu ari buryo umukozi dufite azi gukora ibintu byose ateka neza ikibazo cyawe mami nawe nyumva ni kimwe nuko ugenda ukabwira dadi ibintu byose nibitamureba iyo ari yatazi ko ari umukozi wabitetse ararya akaryoherwa ariko uritangura ukagenda ukamubwira ngo Zera nta kintu aba yakoze ni umukozi wabitetse uwakoze iki bajya muri iki nese gushyiramo agapoze gato ukagenda ugakurikirana ibyo mu gikoni ukamenya ukuntu urugo rumeze Zera tubishinga nde wundi umukobwa w'inkumuungana gutya reka mama ntabwo natangira gukora nonaha ntaranagera mu rwanjye Zera ubuse navunika nonaha nugera mu rwanjye uzakorera gute ubundi wansubije akose kumbwira nabi ntabwo ndi kukubwira ntabwo ushaka kumva gabanyijwe yumvugisha muzajya umvugisha ryaje yumvugisha mu gakeya nanjye rero umenya ko ndi umukobwa mukuru nawe ntukaze umbaza ibintu ntabwo nigeze mbihakanda bibona ko amabere yaje ibintu byose ndikubibona sibyo none urashaka iki iwawe mu rugo uzakora iki iwanjye nyine ni iwanjye ibyanjye ntabwo bizaba bikureba bizaba birebanje kuko nanjye niba kungarurira se sheri bazangarura ariko icyo gihe nzaba mfite
ubwo uko mbishaka kubitwara nibanga ruzange kunyakira zera kosoreka uko maze guhinduka kosoreka ndakwinginze sibyo ahubwo nagusaba akantu kamwe mbere yo kukansaba jya ubanza umpereze nanjye ibyo nagusabye kugira ngo nanjye ubwanjye nguhereze ibyo usaba wowe urasaba nanjye ubwanjye utampaye nagusaba akantu kamwe ndaje kubwira ngo wowe banje kumereza ibyo mba nagusabye ngiye kubwira ndakubaha utangiye kunsuzugura bikabije ntugatume ushaka gutuma ahubwo nkwereka yuko nakubaha kandi ubizi neza ko nkubaha njye ntugatume shaka kukwereka ko nkubashye cyane nawe mufate nk'umwana w'igitambambuga Jena kukubwira inshingano zawe no kuzikwibutsa si inshingano zanjye ngewe rwawe jya urwitaho nanjye nigera mu rwanjye nzarwitaho urugo n'urwanjye ngende umwana wakwiteho ndamubwira kwiteho ugarukire hafi kuko ndabona igaruriro ntari hari pe leta wambaye neza urakoze arasa neza biteze sawa kumbonye zo gahita wikanga gacucu neza chance kida wicasa nari ngukumbuye kubona nyine tugiye kuba turi kumwe ngaho baye nk'ingingo eshatu cyangwa ebyiri zerekana ko wari umumbuye iya mbere hano nari nagutegereje nanze kuryama utaraza iya kabiri ni njyewe wateguye ameza mbwira bibiri mbwira icya gatatu icya gatatu ni uko tugiye kuganira icya mbere cy'uko wari wantegereje cyo ntabwo nacyemera ubu ushobora kuri kuri Snapchat yawe uri kuri zooming ugira gute ukambeshya mu njye warutegereje icya kabiri cyo kuba watetse zera okay reka tubyemere ariko tutabyemeye ngiye kurya nabi ko ndabizi uteka nabi nimba atarimo umunyu mwinshi n'ukuntu biryoshye nyine kuko ari wowe ngadutega ubwo ngo dupinge nusanga biryoshye amafaranga nayo ngiye kugusaba urayakuba gatatu ese ubundi hari na gahunda yo kunsaba amafaranga harya ndabivuze icyo cyari kuba icyakangahe ariko reka mubwire mbwira neza sibyo kandi wisanzure semera rihe mucyumva waretse inkonza kukubwira ukambaza okay ibindi safa mbwira okay ndimo ndashaka ko udufaranga duke nka magana atatu hari trip dufite n'inshuti zanjye ariko dufite n'undi mwana urwaye urembye tuzahita tujya gusura tandukanye ibintu iyo umbwiye ngo ntandukanye biramvuna kuri gusobanurira ni igikorwa kimwe gihuriyeho ibintu bibiri nako bitatu nyine cyakane kiraza oya ni igikorwa kimwe gihuriyemo ibintu bitatu harimo gusura umurwayi hakabamo kujya muri trip hakabamo no gufata amafaranga nyine make nkayafashisha abakene badafite ibyo kurya no kwambara ibyo byose niwe wabitekereje cyangwa ufite undi mujyanama uri gutekerereza oya ni njyewe nyine ndatekereza nkavuga ngo mu bushobozi wenda bukeya dufite ako tujye twibuka abandi nyine badafite shinge na rugero badafite shinge na rugero shinge ariko uramuzi nyine ni umuntu udafite shingiro rugero ni umuntu udafite nyine ikintu yatangamo urugero wenda kuvuga ngo afite akamodoka se akazu akana nyine wa muntu udafite 0 ku 10 kabitsobanurira umuntu udafite shinge na rugero ukubyumva undi byaturutse ku mugabo by'abana amwita shinge anamwita nunda mwita rugero ese ni ukuvuga ngo ubwo nyine amafaranga yo guhashinge nandi ngiye guha rugero oya ni ukuvuga ngo umuntu udafite shinge na rugero ni ukuvuga ngo ni wa muntu udafite epfo na ruguru ese no papa ngarika mubwira ibisubizo ko mukunda ahubwo ku nyine ugiye kumbwiza ukuri sibyo nutambwiza ukuri imani ndakwereka igihano imana impaye nza kuguha ngaho mbwira
papa n'undi rero ufite amafaranga menshi cyane nawe gusa utwo dufaranga gusa byari bwo naherukaga kukwaka amafaranga cyakoze wari umaze igihe nari nararuhutse mbabarira ariko cyane numva ayo mafaranga nayo ni na makeya cyane kuki utabwira mu mwenga yaguye buretse nkwereka ukuntu okay nawe nushaka urugo rwawe aba ari kuzajya ubigenza undi haba hari amafaranga mwamwageneye yo gufasha mu rugo n'ibyo hari nandi mwita ngo niyo gushyira muri caisse noire ayo mafaranga nayo mafaranga aza muri cya gihe mwifashisha bibatunguye nayo ngayo rero nawe yawe aba ari aho ngaho hirya kuki utayamwaka ngayaguye kandi mama kumwaka amafaranga iki ntacyo mbuze kwenda nawe uzagenda wibonera utuntu tumwe na tumwe sinzi ukuntu mba mbiboneye ku mama na mama yarahindutse nta kintu ushobora kumubwira ngo acyumve nasigaye anyumvisha ukuntu ngo ndi mukuru nyine nanjye ubu ngubu natangira gushaka uko nigira umugabo arigira yakibura agapfa ariko akenshi byaba bakubwira n'ibyo ku nk'ubu wakagombye kuba nk'uri kumbwira ngo hari umushinga wa 3,000,000 wa 5,000,000 nshaka gukora papa ndashaka amafaranga ukaza n'uwo mushinga nka wiga nkareba nimba gukora umushinga muzima nisi papa ayo niyo mwatsi nyine igihe cyacu cyayo okay nta kibazo sheri wanjye nta kibazo sibyo tuzi si amafaranga 300 ntabwo 350 thank you sibyo ariko kubera ko wabanje kumbeshya imana nanjye yampaye igihano nguha sibyo oye papa ugiye kugarika mubwire nyine Sure. Sherry. Sherry. Oui. Umeze ute? Kuri kuninza? Uragiye se? Ndashaka kugenda. Yego uriya mugabo ntamufatira nje akiri mu rugo ntabwo byakunda. Maya shati. Bashoje nze nkweze. Nze nyizane. Leso yo nani cyangwe? Ndamubwira. Aho yiwe. Mbombe akana. Nawe. Ngaho genda uneresha. Nkuzanire. Genda unzanire. Ibyayi ntabwo murabona yongeye kuriya mugabo nyine inzoga umva ibyayi n'inzoga nyamara wakamo natetse umureti umureti nawe wonyine utanywa icyayi nawe waba ushaka ntacyo nzanira ndabona ari kuntera w'induru uretse imiti nkuzana na ka kareti Sheri
Chérie, karaba mushati kuri kumyotsi. nuko imyotsi imyotsi sivuye he Bese ntabwo uri nuba ahari nuko akotaro wari umaze iminsi utayambara reka nze nkuzanire parufutere ngo ki? Uretse kugaruka hano. mu izina rya Yesu toka Sinaguha ngo harimo imyotsi ukampakanya. nese ni iki Icara. Sobanurira. ubu si ishati ihiye gute shu None ninjye uri kubibaza. Ninjye uri imbere y'Imana nyiteye none aha none unampamagana nanayishoje gusa abanyarwanda mwabaye unyemera uti njyewe wayitwitse ndi kwitera nagutwara. reka nkubwira ahubwo vuga ngo none inkese nanjye gucanganyikirwa mu mutwe ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndakubwiza ukuri kw'ishati nyiteye neza ntabwo nigeze nyitwika None se twitswa nande? ndabizi se Ariko ishatanu yaturutse ntabwo uhazi. Ubwawe ntabwo uhazi. reka nakubwire None urayifasha urayitwitse. reka nshaka umunyamasengesho azensengere kuko ibintu bisigaye bimbaho tantu iki cyapfuye njye ntabwo nzibaza ahantu biri guturuka noneho bino bintu biranshanze no kuri kw'Imana ubu si ibintu noneho ndabivuga gute Kandi ntabwo wambeshya ngo ni ibintu bya kera ni ibyakakanya. none se kandi njye nyiteye none aha ngaha ari nzima Kandi noneho sobanura rero. none se ubu ndasobanura iki kuko nawe ubibonye nanjye ariko mbibonye Ako uri gushaka iki? Ubundi ugamije iki muri make ugamije iki muri wowe? Sobanurira. Yaba wari n'umukobwa nibura twari kuvuga ngo ari gushaka umugabo. Ako si wowe ibite byawe. Ikibazo ufite ni iki? reka nkubwira uru rugo rurananiye rwose So kugenda. kuko nanjye Imbara kunaniye so kugenda. Akuya ngo ujye unyangirize imyenda ihenze gutya. Ejo uzatwika ipantaro. Ejo bundi utwika indi shati. Ejo bundi mashine yanjye sanga mwayitwitse. None se ibyo bintu bizagarukira he? Sobanurira. Niwe wari kwitera urambwira uti ishati ndi kwitera kanyizane. Urayizanye dore ukuntu wayigize. Barasuka nyijyaho nyene nyinshi ngo ntago ubizi. Ninde wundi ubizi? kambaze Charlotte basi ko ari uyitwitse ageze hariya se ahubwo Uri kuntenguha cyane. Uri kuntenguha. Nimba ruko nguko abadamu umusaza uri gusaza nabi. Sigaje kujya kurya mu mashuka ngasaga wayatwitse. Ntasoni. Subwo amazura ntabwo yaguhaga. Ngo wumve neza ariko ibintu bya ntayo natwitse ariko aho kucyo utayo ikintu cyose yanyukuhakane ntabwo cyemera none se numumare kuve mu joro arayitwika. Sobanura numumare kuve mu ntabwo joro. nzi ukuntu nanjye ihiye n'ukuri kw'Imana akomana maze gucanganyikirwa ku buryo n'umwika n'umwenda simbibone Mbabarira uve hano. Mbabarira uva ahangaha. nkanguterereye ubuse noneho Ntabyo nshaka. ubuse ndabyita iki kuko koma Ufite akavuyo mu mutwe. ahubwo sheri ikintu ndimo ndashaka sibyo planinga twa tuntu twacu two kwigira muhazi umbwire ibikenewe tubigure nyine kuburyo tuzambara imyenda isa tuzigendere nubwo bizadusaba amafaranga menshi cyane ko turi abakobwa turakora nta kibazo dufite ubundi umbwire Yego ibyo nibyo kubera ko n'ubundi yaranabimbwiye yanikinyeho nyine numva ko ari kwikina ariko nyine niko bameze ariko nzamuha agasopo ariko nanayimuhaye Zara
Bite? Sawa. Twavugana se? Urabyemerewe. Kuva ryari se nsaba ko twavugana? Reka tube serious aka kanya. Sibyo? Nshaka ko tuganira kandi biri serious. Zara ndababaye umutima wanjye urenda guturika. Ngiye naho hari ikihe kibazo? Akibaza icyo kibazo mbashije umwana n'umubyeyi we bagirana ikibazo. Exactly. Ibyibaze rubanda. Abaturanyi. Umutima wanjye uraremereye intambara imaze kubera hangaha yanjye na papa wawe. Zela ngo ntagutera ipasi. Ntabwo ushata ari njye nayikwihereye ngo yitere papa wawe arayikeneye Zela. Uranyihindutse uravuze ngo ntabwo ujye utera ipasi. Njye nawe turabakeba hari igihe kibazo mu by'ukuri. Mbera honete Zela ndakwingize ibaze ko aka kanya kugira ngo nuve ko umutima wanjye uruhutse umbohokere ikosa rihari turikureho mwana wanjye rwose ndakwinginze. Azi ko nsabye ko tuvugana nkajya ngo ni ikintu cyunguka ugiye kumbwira. Kumbi n'ubundi still y'amatiku. Ngenda vuze ndarangiza hera hasi ibyo nkubwiye tape pare tape. Sindaba umugore. Yes. Abagore nibo bahora mu matiku. Zela njye unyisha umunyamatiku aka kanya none unyisha umunyamatiku uje kumbaza. Uzi ko baye serious. Urabona aka kanya nje gukinana nawe Zela njye ndababaye. Ndababaye ndi hafi guturi ku mutima. Uva muri telefone Zela. Cyanyimene hari ibirebe. Mfite uburenganzira nayimena hariye nayimena. Okay nayivemo. Nimba babaye amagari kuri Kiss FM muri ruhuru umutima. Wabwira ikibazo ufite. Wumva uruhutse. Sibyo? Kwera ko ngiye aka kanya nta kintu nagufasha nimba babaye. Ubundi se mugani wawe ko ndi kumva wagira ngo urahamanya n'umutima wawe ko nshobora kuba ari ngira twitiriya shati. Ushaka ko tubivugaho iki? Zela ngabwira undi muntu wayitwitse. Be honest. Ninde wayitwitse noneho? Niwe nayihaye? Hari undi muntu uranga ko zigeze nayikoraho. Mba nshaka ko ibintu byawe bikorwa bya papa bikorwa nanjye nawe. Mbwira umuntu watwitse ya shati. Ese undi kwitwika byana gucika bikakubaho, sibyo? Byagucika ukayitwika. Kimwe uko nanjye nayitwika. Kubifata. Urandogoye. Yemenye ko ari ubusu twuje kumbwira ntago no kwikosa mba nakwitayo cyangwa ngo umwanya wanjye. Ikindi kandi dufite abayobozi mu mudugudu wacu. Wabahamagara ukababwira ikibazo cyawe. Zela nukumbwiye nta kibazo. Ariko mere umva umbwire. Umutisi kwa kabiri. Akozera. Hari inteko rusange y'abaturage. Tumva wagenda ukababwira ikibazo ufite. Usubiramo neza iryo jambo. Uvuze? Ntabwo ndi televiziyo ngo bansubize inyuma. Hatire komande iri hano. Nubwo ngo ngiye n'ikibazo dufitanye kitarangiye. Ahubwo uri kugerageza kungereka agasuzuguro kadasanzwe. Zeba nagerageje kukubaha. Zera umuntu uzumva nayo ko umwana na nyina bahanganye bizagenda gute muri karitsiye? Wite nyine ahubwo umwana wawe wibyariye uzumushinja amakosa nkayo. Ese mami ubona ndi ikigoryi ku buryo nge nafata ishati ya daddy ihenze nkayitwika. Ngamije iki? Batuke mama wanjye wanyibyariye mama we. Mbabare. Mama wanjye wandeze. Mubyeyi mwiza uzi gutanga uburere. Ako kwagira ngo hari iki? Zereka nongere nicare. Iri pare ko hari inshingano ntakoze. Hano hari ikintu wabuze. Hari ikintu wamburanye. Ndakubaza hari ikintu wamburanye. Ariko Zela uranari kibakubura n'umubyeyi mwiza nkawe.
Chérie? Chou? None se hari amayinite ufite muri fone yawe? Wantije sinjye yayanjye ararangiye kandi sinshaka kongera kugura ndi niriwe mu rugo. Wari kuvugisha ndetse wari kuvugisha nde? Wa mushoferi nta kode irimo? oya ni message mbonye. Bivuga gute? Chérie, ibi ni ibiki? Sobanure. So nta rundi kubiregeza neza n'uturinete twanye. Aya wisa nibyo ngibyo. Uri kubisoma byanze bikunze. Bisome kandi ubisobanure ibyo ari byo. Bisome cyane regara. Ngeze ngo tujya ahandi ngo tujya twirwana njyewe none se telefone si yawe oye ubwo ni wowe ubyanditse mu nge bureze none se akakanya tuhagaranye igena bamaze kwandika ibintu bingana gutya oya banza uransobanura kwanza uyu muntu kwita Sheri ninde kuri isi ya Nyagasani nta wundi muntu ugomba kukwita Sheri ningewe none habonetse undi muntu kwita Sheri anakubwira ngo handi musanzwe mujya aho musanzwe mujya ni hehe ndende kubyo nareka byari busuba akakanya bose ibintu wabinkeka arewe ubwo se nabikora arewe none se muri telefone yawe ndibonye nge ndi umuntu kujya muri ibi bintu by'amayerera ameze gutya urashatse kumwa kino message yobye akoze ko ndabiri serious sho oya urambwira ngo no message irayobye kankwereke hamagara ino nimero nyihamagarira iki reka tuyihamagare nyine nyihamagarira iki se yangu urabyemeye bakwereje message barabikubwiye utangiye kwijijisha ngo sindi kureba ngo sindi kugira gute oya banzu basobanura iki hagati yanjye nawe niki wamburanye cyatuma umuntu akoreza message imeze gute nibigaragara ko nubundi ujuvana tubese ngo ujye handi hantu kumbugiye gusamba ego vuga hora tujye umuntu kumva byagiye kumugaragara kuko ndabura urugo rumaze amabata agiye kuzava ubu ngiye ibintu nabitinyuka nkajya kubikora yewe nabikoherereje ngewe umuntu w'umugabo agatinyuka akavuga ngo cyagiye warandyohereje ahubwo ufite ikibazo kucyo utaje no kugira ikibazo ngo umenye ngo koko ibintu nabikora cyangwa sinabikora nabyo nakora kubera icyo utabikora hanyuma se niyo bikohereje ahangaha ntabwo tubibonye nukuri ko imana ntabwo nzi umuntu wabyohereje reka twumvikane ku kintu urabisobanura cyangwa nimba utabisobanurira ubwo baranjyana kuri polisi nakwisha zana tumuhamagare tumuhamagare icyo kuvuga sobanurira ninde muntu ugomba kukwita Sheri usibye ngewe ninde wundi reka ibintu bigira ku rundi rwego uri kumbabaza buri munsi niyo ndi mu kazi uramamagara ngo urankeneye ngahita nzaniruka warangiza ukajya guhereza uwo munezero abandi bagabo kugeza ubwo akubwira ngo waramunejeje ngo ako se waretse kurakara utaramenya n'ibyabyo zana mpamagare ndebe ibyari byo ubu nagushyira ku karubanda ako se uragira ku karubanda ushobora kuhamagara abashinzwe umutekano hano nkababwira ni muze murebe umuntu ngiye kwicira ahangaha akuye ngo baza ngenzi ijyane bakantwara ariko nakurangije ako ibintu waretse kubikomeza kuko urabona ukuntu ibintu wabishyize ku rundi rwego utabanje no gutekereza urataka igitenge kaguhereza ugataka ikindi kintu warangiza nabuze ikinyere nani so uratinya usiga wowe naniga uratinya ukaniga no gutekereza kabiri gutekereza kabiri wowe ngiye n'umuntu ushobora gutekereza kabiri hejuru y'ibintu ubonye wanyerekeye iki telefone ngiye nanakimena n'uburi ninjya kikuguriye hezo telefone nguri cyane wari zana bino bintu byikurikiranye mbana mu maso ishaka no kongera kukubona mu maso yanjye byakuryoshye iyo hirya nyine icucu gusa ariko kimutanye uko
nk'igitenge nkaguhereza, haha ibinini nkaguhereza, mama akeneye ibinini nkaguhereza, warahize ukanzanira ibintu ngibyo ngibyo. So umuntu w'umukecuru ajya gusambana gute? Ni ibintu by'umwanda gusa. Warandyohereje. Bite ko urateze kumpamagara nakoresheje message yego wowe nakubwiye ngo izo nimero ndebera sibyo ndabizi ko ibyo bintu bikora neza ndebera ahantu iherereye undebere nyirayo urumva undebere ngo mbese ni yande ngiye nafashe ngiye ngira kwa ko ni nk'umuntu agiye kohereza amafaranga kuri momo mbona izina ntaryo nzi none ndebera ahantu aherereye uwo muntu mbabarira uko izina ryo nanjye kuryimenyera nari kuryimenyera ndebera ahantu aherereye sibyo ndakwingenza oya ntago yanyibye oya ntago ari ukunyi wewe bimfashe si ibintu byose uko ushaka kubimenya we wewe mfashe iyo service nta kibazo ntiriwe nkupa nta kibazo ngaho mbwira ngo kagoyire